ECOWAG ni ingobyi y'ubuhinzi burengera ubuzima n'ibidukikije. Hari ibintu bitwugarije, urabona nka hemoroide si yo mwita karizo. Tubaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi ntibisanzwe, uyu munsi twasuye umurima urimo ibimera byiza karemano by'iwacu Rwanda dutegurirwa n'abashakashatsi mu bimera ndetse n'ubuzima birengera ibidukikije. Uyu munsi mugiye kubona ibintu mutigeze mubona. Bagiye kudusobanurira uburyo ibimera bifitanye isano n'ubuzima, bagiye kutubwira ese ibimera bishobora gusimbura imiti, niba bidashobora gusimbura imiti ni ukubera iki, ese niba bishobora rimwe na rimwe kuba byafatwa nk'imiti ni ukubera iki. So rero reka duhe ikaze Bwana Mubera Leon adusobanurire byinshi kuri ibi bimera ahinga atunganya we na ekipe yiwe, batubwire n'icyo badufitiye nk'abanyarwanda, nk'abantu biyemeje kudufasha kugira ubuzima bwiza. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Mubera Leon, nkaba ndi umushakashatsi n'ibyo mu buhinzi burengera ubuzima n'ibidukikije. Tukaba dufite kampani yitwa ECOWAG. ECOWAG ni ingobyi y'ubuhinzi burengera ubuzima n'ibidukikije. Hano muri ECOWAG rero ubushakashatsi bwacu bumaze igihe, kuko magingo aya ngaya tumaze imyaka irenga 10. Iyo myaka irenga 10 rero turi mu bushakashatsi n'urugendo duhamagara buri wese kugira ngo turengere ubuzima n'ibidukikije. Kandi iyo myaka 10 twebwe nka ECOWAG ubundi duteganya imyaka 400. Ni myinshi, ushobora kuba ntazaba nkiriho nabo turi kumwe, ariko mu by'ukuri turareba ejo hazaza kuko tugomba gutegura hakiri kare, cyane cyane ko n'abashakashatsi benshi ibi byose turi kugenda dusarura tugana iterambere ni byateguwe kare. ECOWAG rero ifite vision ireba mu gihe cy'imyaka nka 400. Urakoze cyane. Noneho ngewe ndi kwibaza mbariza na bagenzi banjye, ubundi ni kubera iki dukenera ibimera? Ni irihe sano riri hagati y'ibimera n'umuntu? Isano riri hagati y'ibimera n'umuntu rirumvikana kuko Imana yaremye umuntu imuha n'ibigomba kumutunga, n'ibigomba kumurengera. Iyo mpamvu mu bimera yenda dutanze nk'urugero, hari indwara tukunze kugira mu mubiri wacu, hari n'ibura ry'ibishobora kudufasha bitunga umubiri, hari ibyo twita karanse cyangwa se twita maladi nk'indwara. Ibyo byose rero kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza akenera ibimera, kuko ibimera bigendana n'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu rero kwifashisha iby'umwimerere ni iby'agaciro, kuko iyo twifashishije iby'umwimerere tuba tuzi ko bitigeze bihumana, ahubwo tukabyifashisha dufasha umuntu uwo ari we wese wabashije guhumana, wagiye afata ibintu birengeje iby'umubiri ushaka, warengereye mu byo mu bigomba kumutunga. Ubu rero tumufashisha ibyo bimera byacu, birahari kuko dufite ubwoko burenga 70 hano. Umwe ndaza kubasobanuriramo muri makeya bimwe mbakumbuzeho, kandi nzagenda mbibasobanurira buhoro buhoro kuko ni byinshi. Urakoze cyane. Rero ibyo binteye kwibaza, ntese noneho ibimera tubisimbuza imiti? Oya, ntabwo twabisimbuza imiti kuko imiti nayo irakenewe. Ibimera nk'uko na kera byakoreshwaga, by'umwimerere bya kera, n'ubu ngubu kandi iyo miti nayo ikorwa muri ibi bimera. Imiti ya kizungu, yo mwiti ya kizungu ikorwa muri ibi bimera. Ntabwo rero twabisimbuza, ni magirirane. Ni ngombwa yuko nabyo tuba twabyifashisha, ariko tunareba hari ababikunda rero, hari ababikunda, abo rero nabo babyihitiramo. Nibyo rero mu bisanzwe hano nk'abashakashatsi muri ubu buhinzi burengera ubuzima n'ibidukikije, mu buryo bujyanye ubuhinzi bw'umwimerere, twebwe tubasha gukora ubwo buhinzi aho imirima yacu dushyiramo ifumbire y'amatungo, ifumbire isanzwe, tukayitaho kandi tukayirinda ibintu ibyo byose bishobora kwihumanya. Ibyo rero bigaragarira ku bimera dufite hano, kuko hari ibimera dufite mu by'ukuri bitandukanye.
hari yenda navugamo bikeya muri bya bintu babwire ko birenga 70 kuko dufite imirima yagutse kuri ibyo bimera. Hanyuma reka tumubaze nibura bimwe mu bimera bafite umuntu ashobora kuba yaza bakanamuhaho akajya kwiterera iwe akajya yifasha cyangwa akaza no kwaka inama zigiye zitandukanye kuri byo. Atubwire bimwe mu bimera natwe dushobora kuba twagerageza kugira ngo tubashe kuba twagerageza kwifasha mu bibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima. Murakoze. Hari ibimera bimwe na bimwe bishobora kuba byadufasha mu bijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Murabizi duhura n'ibibazo bitandukanye aho umubiri wacu ushobora guhura n'ingorane z'ibyo dushobora gufata yenda bikaba byawuhumanya. Duhura n'ibyo duhumeka, dushobora guhumeka imyuka ikatwangiza, dushobora kurya ibindi bintu bitwangiza. Ibyo byose bikadutera yenda kuba twagubwana. Iwacu rero mu ngo zacu hari ibyo twabasangiza mwakenera, mukaba mwaza tukabagira inama kandi tukaba twabibasangiza nawe mukabyihingira n'iwanyu mu rugo. Hari ibyo rero dufite, hari nk'ibyo bita verinonia ntekereza yuko bamwe wenda bashaka kukibazaho, ni imibirizi, verinonia magadarina. Hari rero hari n'ibindi bijyanye na tagetes minuta mukunda kubyita nyiramunuka nabi. Ibyo nabyo bifite umumaro, ariko ubwo hari ubwoko ntabwo wenda ari nyiramunuka nawe ubonye ariyo yose. Hari n'ibyo bita fopacuri nabyo ni miravumba se. Hari na za groti ni gicunshu. Urakoze cyane. None se nk'umuntu waba ufite ikibazo wenda cya constipation, kujya kuri toilette byaranze, ashobora kubagana mukaba mwamubwira nk'ikintu yakoresha cyangwa se bimwe muri ibyo bimera wadusangiza nk'ikimera kimwe cyangwa bibiri muri byinshi mukoresha mu gufasha abantu bafite ikibazo cya constipation. Wadusangiza nk'ibimera bibiri bishobora kuba byafasha kuri iyo ndwara? Birumvikana hari ibyo dushobora kwifashisha bishobora kudufasha nko ku bijyanye na constipation. Birumvikana hari nka za lin ushobora kuzifashisha zikagufasha kugira ngo wagize constipation bigabanuke bivemo. Hari n'ibindi rero bitandukanye yenda umuntu ashobora kugenda avuga kimwe kwacyo, tuzagira n'umwanya uhagije wo kugenda tubibasobanurira. Hari ibintu bitwugarije, urabona nka hemoroide si iyo mwita karizo, ndibwira mu Kinyarwanda uko muyita. Hemoroide nayo ushobora gukoresha amafopacuri, ayo ngayo nayo arahari dushobora kwifashisha. Hari n'izindi plante zindi, ibindi bimera. Ibyo byose tuzagenda tubibasobanurira kubera ko umwanya ari mutoya. Ariko hari n'ibindi indwara z'ubuhumekero, hari ibyo twita bazilike, ari byo mwita imyenya, ariko tugira imyenya y'ubwoko butandukanye. Hari rero twabereka. Hari n'ibyo bita romare nayo murayizi ni nziza cyane. Hari n'ibyo bita teyi na romare, ngira ngo mbafashe abantu bakunda kubyitiranya abaje kubitwaka. Ubundi hari teyi hakaba na romare. Romare rero ni imwe nini igira amababi manini, naho teyo n'utubaye dutoya. Izo rero zirafasha ku ndwara na lipiyaraba, teyi, romare, bazilike. Ibyo byose birafasha ku ndwara zijyanye n'ubuhumekero n'ibindi ntavuze haruguru kuko dufite byinshi rwose. Si ibyo byonyine kuko hari n'ibyo dushobora kufungura bikatugwa nabi. Ngira ngo abantu benshi bamenyere gukoresha icyayi. Abantu bakoresha amajyani hano muri Kowage hari ibimera byinshi bitanga amajyani meza ugomba gufata ukagubwa neza. Ibyo bimera rero biriganje cyane, babwiye ko dufite ibimera byinshi bigera muri 70 birenga. Usuye hano abashakashatsi hano mu murima nibo ubasha kubibona. Kandi twabikoze kugira ngo tubibasangize bigere mu ngo zanyu tugubwe neza. Dukoresha amajyana atandukanye tubona ibisubizo byinshi cyane, ndetse hari n'igihe umuntu aba yagugaye, hari ibintu ashobora gukoresha ugasanga yenda biramufashije. Nk'izo za romare, hari ibyo bita verinonia ushobora gufata. Abantu bafite ibibazo by'amaprostate, abantu bafite ibibazo burya by'amadiabete se, ibibazo
by'imivuduko, usanga ibibazo bya infection urineri, abantu benshi rwose kumva bataka, ukibaza utari ku Mana y'isi n'ijuru. Ntabwo iyo babashije kugera hano bakabibona, bakaba bamaze kumenya ibyiza by'ibimera byacu tubasangiza, ahubwo ngiye mbona abantu twaba turi gukererwa. Ni ngombwa ko twifatira imyanzuro, cyane cyane ko akemuhana kaza imvura ihise, twagombye kwishakamo ibisubizo nk'abanyarwanda. Rero nko mu bushakashatsi twakoze, twabwirwa urugendo rw'imyaka 10 irenga turi gukora ubushakashatsi muri ubwo buhinzi bw'ibyo bimera. Hari abo twabisangije, ubushakashatsi bundi ni urusobe abantu bagomba n'urugendo abantu bagomba gukorana. Abo twabisangije rero hari aho byagiye bigira umumaro rwose ushimishije cyane. Aha twatanga nk'urugero, abantu benshi bakunda kugira ibibazo by'amamibiyaza, amibe, ariko abakoresheje ibyo bimera babyifashishije turi muri ubwo bushakashatsi, byagaragaye yuko 77% byabagiriye umumaro mwiza. Constipation rwose byagaragaje ibisubizo byiza. Ugiye nko ku ma infection urineri rwose biho biratangaje, 83%. Ni ibintu byiza cyane. Kandi infection urineri nibutse ko hari na infection vaginale, hari n'ibyo bita verigenitale. Verigenitale nayo yagaragaje umusaruro mwiza, ndetse na diabete nayo 74 nabyo kwijana byatanze umusaruro mwiza. Ndibwira ko rero hari n'ibindi nabyo ntabwo mbivuze byose, ariko bimwe mu byabashije gutanga imisaruro myiza turabibasangije nabyo. Mu by'ukuri nk'uko twabibasobanuriye, muri rusange mwumvise ibyiza by'ubwo bushakashatsi bwacu dukorera hano nk'abahinzi, kandi tushifuza ko buri muhinzi wese nawe yabigiramo uruhare, buri munyarwanda wese tukabona ibisubizo, tukabasha kurwanya ibitubangamiye byinshi tuzagenda tuganiraho mu minsi izaza. Mu by'ukuri rero ushobora gukenera ibindi bisobanuro, birumvikana. Hari nimero wakwifashisha igihe ushobora gukenera, urugero ushobora gukenera inama kuri ibi twavuze haruguru, ushobora se kuba wakenera n'ibyo bimera kugira ngo ubashe kuba bihinga iwawe. Ibyo byose rero ushatse kubikenera wakwifashisha inimero ikurikira 0789803550. Cyane cyane wakoresha WhatsApp. Hanga kuri WhatsApp niho byakorohera cyane. Twagira ngo tubibasangize kandi tubahamagarire gukomeza kutwegera kugira ngo dufatikanye urwo rugendo. Mwumvise ko ari urugendo ruremereye, urugendo rw'imyaka 400. Urabona yuko dufite intembero nziza. Buri rero nk'abanyarwanda twishakamo ibisubizo, kandi ibyo bisubizo birambye, n'abuzukuruza bazasigara bumva yuko hari icyo twateguye. Tumushimire cyane umushakashatsi wacu Bwana Mubera Leon. Tubashimira namwe ko mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Ibyiza byinshi biri imbere, tuzadukorana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, turebera hamwe uburyo twakwirinda indwara dukoresheje ibimera, ndetse n'abamaze kurwara uburyo twahangana nazo dukoresheje ibimera. Ni byiza ko tugaruka ku isoko, tukagaruka ku byo abakurambere bacu bakoreshaga, kuko urabitegereje neza abakurambere bacu bari bakomeye kuturusha. Rero ni ngombwa ko tugaruka ku isoko. Mwakoze rero, naho ubutaha, bye.